tureba isereri episode ikurikira ndi kugira ngo tubanze dufatanye turebe ko aka kantu kajyanye n'uno mugabo Shema cyangwa se Irene mwakunze muri no filime isereri. Ibi bintu nubyumva ntibigutera emotion ushobora no kurira. Irene ni umwe mu bantu bazanye impano bakomeye, cyangwa se Shema umwe tuko ushaka ni umwe mu bantu bazanye impano bakomeye ndetse kubaha muri industry. So rero Irene kuri ubu ngubu bivugwa ko yatandukanye na Vestina na Dorcas. Benshi mu bavuga yuko Irene mu by'ukuri ari we munyamakosa ngo ndetse yanabaciye miliyoni 60. Ariko ibyo ngibyo sinabyizeye cyane kuko byavuzwe n'abantu ubona ko bashobora kuba ari abantu bashaka inkuru nk'ababurika n'abandi bantu bagiye bafite amazina. Ibyo ntabwo negeze mbireba, ariko ibyo bintu ikintu gituma mbona ko Irene ari mu makosa nuko ibi bintu bitabaye bwari. Nureba neza kuri no channel ba Vestina na Dorcas bakoreraho, Irene niwe muntu wazanye imana y'imihanda cyangwa se Kenny imihanda. Aka kanya Kenny nta n'umuntu kimwibuka, ntagakibukwa. Muribuka nagize ngo mbuze ubuzima mvuka, iyo ndirimbo yarakubise irarenga irarebwa. Nujya kuyireba neza urasanga iri kuri MIA Music ariho na ba Vestina na Dorcas bakoreraga. Bishoboke yuko njye uburyo nabibonye ababizi muramfasha, uburyo nabibonye bigaragara ko Kenny cyangwa se imana y'imihanda ari we muhanzi wa mbere uyu Irene yabanje kwangaja. Gusa nyuma nawe baje gutandukana, nyuma haciye igihe tuza kumva ngo na Vestina na Dorcas batandukanye. Ibintu ntibyantunguye cyane kuko ni ibintu bisanzwe bibaho muri showbiz. Gazi nje ntabwo nje kuvuga byinshi kuri uno mugabo Irene cyangwa se ngo umuvuge nabi, oya. Ni kugira ngo nawe urebe ushyire muri logique yawe, ushishoze urebe se uvuga ati ninde uri mu makosa. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bibikosa, bishobora kuba kwibeshya iyo ari ubwa mbere bibayeho. Ibintu bibaye bwa kabiri. Guys, ntabwo nje kwangisha abantu Irene cyangwa se kuvuga ngo mbizanemo urwango cyane ko nta namwangisha abantu, ntamurusha abafana, oya. Ariko naringize ngo ngaragaze ese ninde muntu uri mu makosa. Ntabwo mvuze ngo Irene ari mu makosa kuko sinzi ukuri, ntabwo negeze niganira na ba nyirabyo ngo bambwire ngo byagenze gutya, oya. Nta makuru nanjye mbibona nk'uko mubibona, ariko iyo ndebye njyewe ku ruhande rwanjye mbona umuntu ushobora kuba uri mu makosa ari Irene. Kuko nureba bari abana bari abakristo bro, bari abakristo, ari abantu basenga, uretse ko batagamo n'akantu k'imihanda. Kuba muri media urabizi ko hari ibintu bimwe na bimwe saba kurengaho, kandi nabyo nkeka ko babiterwaga na management, kuko ntabwo wajya gushutinga video y'indirimbo wambaye ibitenge ngo uri umwadeperi wapi. Ubwo rero icyo ngicyo ni ikibazo n'ibyabagaho bigatuma abantu babyibazaho, byaterwaga na management, kuko management nize nuko umusani yitwara imbere ya kamera. Ubwo rero imyitwarire ya Vestina na Dorcas yagenwaga n'uyu Irene. Ikindi kintu cyabayeho navuze ni ugutandukana kwa Irene n'imana y'imihanda. Ibi bintu ntabwo ari ikosa kuko bibaye bwa kabiri. Urumva, bwa mbere yabanje gutandukana n'uyu musore imana y'imihanda, banakuranye projet nini yakubise, ari nabwo bwa mbere imana y'imihanda ifata igihugu hose irafata. Aka kanya uyu musore bashwanye na Irene ubu ngubu ari ufite channel yitwa Kenny KK, anakoze indirimbo nyirebye imaze amasaha 6 niba yitwa Shimwe. Ariko afite indirimbo sinzi shobora kuba ari yarayikoze kera Shimwe, ariko yitwa Kenny KK, oya Kenny KK K na E na ebyiri na ya ugatandukanya K na A na E. Mugende mu musupportinge, mumushyigikire nawe abashe gutera imbere. So ngiye umwanzuro cyangwa se nta mwanzuro nje gufata cyane ko nanjye ntazi ukuri, ni igitekerezo cyanjye cyuko mbibona nkurikije uko mbona bivugwa. Ntabwo nagendeye ku byo mbona abantu bavuga ko bavuga ibintu bitandukanye. Ngewe ndebye ku byo mbona nuko mbona byagiye bigendana mbere, kuko Irene yabanje gutandukana n'uwo bakoranye bwa mbere, barashwanye ari we no musore Kenny.
cyangwa se Imana y'imihanda baratandukanye, kandi birumvikana ko bashobora kuba bataratandukanye neza. Kenny we birumvikana kuko ari umurara w'imihanda bisanzwe, bashobora kuba batarahujwe n'ikibazo cya discipline, ariko bariya abana baririmbaga gospel. Icyo nicyo cya mbere, yari abana ubona ko bafite discipline no mu bintu bakoraga byo kuba aba content creator, abaririmbyi, wabonaga ko ari abantu bafite discipline. Hari ukuntu umuntu ari ubundi kuba umusani bisaba no kuba umunyamideli no kwambara neza, biri mu bintu bikonta cyane ko hari n'abantu bambara neza batiriye cyangwa byagenze utariko ibyo reka tubirenge tuvuge kuri iki ngiki. Kwambara neza biri mu bintu bigize abasitari. Ubwo rero kuvuga abantu bavugaga ku myambaro y'aba bantu ba Vestina na Dorcas ntago ndi buyivugeho cyane, no kuvuga ngo bigize abasirey queen kamuntu. Abakobwa niko bateye gutera ka makeup, nta bintu bya danje. Kandi abana iyo bageraga imbere ya kamera bari mu biganiro n'ahandi hantu, wabonaga ko ari abana bafite discipline. Ese koko gushwana kwabo kwaturutse? Irene turamuzi, twagiye tumubona henshi, nawe nubwo wenda ubona ko ari umuntu uri seriye, ariko ni umuntu ubaye imihanda igihe kinini, umuntu wakoranye n'abarara biragoye ko waciringa. Ntabwo mbisabara, ntabwo nje kubasibya ngo mbita barara, biragoye ko waciringa n'abantu bari muri showbiz ugasanga kimwe cya kabiri hafi ya bose wagiye uhura nabo udafitemo akantu k'imihanda, uri umuntu ufite discipline nyinshi. Wapi, ibyo bintu biragoye, nta n'ukuntu bishoboka. Ubwo rero njyewe nicyo gituma nicara ngafata umwanzuro nkavuga ati Irene niwe muntu wateye iki kibazo cyatumye Vestina na Dorcas bavuga ati turagiye. So rero abantu bagomeza kugenda bavuga ibihuha tubirinde. Kandi bari kuvuga amakuru nta kintu gifatika ba nyirabyo babitangajeho, nta na proof igaragara ibigaragaza koko, wasanga bataranatandukanye, hari amagambo y'abantu. Ubwo rero mutaza kumva ibihuha cyane kuko ibyinshi bibavugwaho mwana, kandi n'abahitinzi even if bishobora no kuba ari inkuru yahimbwe, ariko iba yari inkuru nubwo byaba byo wenda ikabivugwa. Njye ku bwanjye, ku rwanjye ruhande, comment yanjye nagira icyo ni nk'ikintu njye natangaza ku ibyo bintu binabaye, cyangwa se niba byaranabaye. Nta nkuru mbifiteho, ntago nzi ngo bimeze gute, ariko byarabaye, biri kuvugwa, ariko nta kimenyetso kigaragara gihari. Ikintu navuga nuko ndebye Irene ariwe muntu uri mu mafuti, kuko yabanje gutandukana none umusore Imana y'imihanda yari umuntu ufite impano iteye ubwoba. Kandi ikindi kintu gitangaje kuno umusore Imana y'imihanda cyangwa se Kenny yaramaze, si umuntu wabonaga ko aje gufonda, yaraje arakubita. Yego nyine nawe yaraje kumufonda, ariko yaraje arakubita, agikubita bwa mbere ibintu bahita babikunda. Ariko aba ba Vestina na Dorcas byabasabye kugira byamusabye ko abazana akabanza akabakundisha abantu, akabyinvestingamo cyane, akagira ariko nureba Kenny ukuntu byagenze Imana y'imihanda ni indirimbo yakunzwe kubw'umugisha no kubw'uko abanyarwanda bakunze impano ye. Noneho kuri aba bakobwa Vestina na Dorcas, Irene yaragiye arabafunda, arabarema, bashyira yinvestinga mu bintu byabo cyane. Bivuze ngo aba bakobwa batwaye Irene igishoro kirenze icyo yari gushyira kuri uyu musore Kenny. Kandi Kenny iyo murebye n'ubundi gospel ntiraba yitije. Abantu bakurikirana showbiz benshi nibo bakiriya bacu, nibo bakonsoma ibintu byacu. Kandi abantu benshi bakurikirana ibintu byacu ni abasore, ni urubyiruko, ni inkumi, nyine abantu abajene muri rusange. kandi abajene benshi ntago bakunda gospel, ibintu by'agakiza wapi. Ese njyewe usigayemo w'intungane cyane, ndagusenga rimwe mu myaka 20. Sorry ntayo ndagira. Sone nawe ubwira ko uno muntu rwose afite impano ikomeye kandi idasaba gushorwa n'undi mu manager wese ufite amafaranga ushaka gukora ikintu kidasanzwe, yashoramo uno musore ndetse akanamwizereramo kuko ni umuntu wa danje. So guys, rero
iki nicyo gitekerezo cyanjye. Ndakeka abantu mukunda filime Isereri ntabwo mbaciye intege ngo mubure nanjye ndi kuyikunda, ndayireba, ni nziza cyane, ndi kuyireba, yewe munanayisharinge mutanatera negative comment kubera ko mwumvishe Renzo yamuvuzeho ibintu bitari byo. Ntabwo negeze nza mbimuhamyeho, na nubwo negeze mvuga ngo byarabaye, ntabwo mbizi. Urumva uko ndi kumva biri kuvugwa, kandi nanjye nkaba mbifiteho igitekerezo ngitanga gutyo. Naho ubundi ntabwo nje kubangisha umuntu wanyu, mumurebe kandi mumukunde. Ntabwo mbabwiye ngo mumwange, ngo niwe yashwanye n'umukobwa wanyu Vestina n'abakobwa banyu Vestina na Dorcas. Bashobora kuba byaranabaye kubw'uko bifuzaga kugenda bo bagakora ukwabo, cyangwa se n'uw'Imana. Ariko Imana y'imihanda we hoye, Imana y'imihanda we yararenganye, yakorewe ubugome burenze n'ubugome n'uburiganya. Umuntu amaze gukora izina nka ririya, akoze indirimbo ya danje, imwe muri kariyeri akizaga. Uzi abantu bakoze imyaka na n'ubu batarafata se, kubita rimwe 1M, none uri kugira ngo umbwire ngo iki kuki? Nyine uriya musore yararenze, kandi amaze gusohora indirimbo imaze amasaha 6, niyo nyibonye imaze. Icyo nzi cyo n'ibinanamaze veni yamaze, ntiramara umunsi. Mugende muyishyigikire, ndabakunda cyane, muri abantu ba danje. So guys, niba nawe ukunda ibiganiro byacu, tuvuga kuri entertainment, tukavuga no mu bintu by'ubuzima busanzwe, nyine ushaka kuzajya wifatanya natwe, making sure ko wakoze subscribe, sharing ino video niba ubona arabo yafasha. Comment yawe nayo ni ingenzi, turagukunda cyane. Imana ikomeze ibandinde.